Ibihe byiza ukurikiye gahunda za Izuba TV, ndakwifuriza kugubwa neza. Numwanya w'ikiganiro umuco n'amateka. Mu kiganiro umuco n'amateka tuba dufite insanganyamatsiko aho twinjiramo tukaganira tureba ibintu runaka. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku umurimo n'urubyiruko. Ntitwaganira ku murimo n'urubyiruko tutari hamwe n'ababana n'urwo rubyiruko umunsi ku munsi. Ariyo mpamvu muri uyu mwanya turi hamwe na Bwana Nkusi Anatole, n'umuhuzabikorwa w'ibigo by'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Reka tutangire tumuha ikaze. Bwana Anatole, ikaze. Murakoze cyane. Reka rero mu gutangira ikiganiro tubanze turebere hamwe ubundi iyo tuvuze umurimo, iyo tuvuze akazi, cyangwa se niyo tuvuze n'ibiraka bijya bivugwa. Bwana Anatole, mubanze mutubwire umurimo ubundi muri rusange iyo tuvuze haba havuzwe iki? Umurimo iyo tuvuze tuba tuvuga icyo umuntu ashobora gukora kikamubyarira inyungu, kikamuhindurira ubuzima, agatera imbere. Iyo mirimo rero, ibyo bikorwa by'amaboko tuba twakoze, ibyo nibyo twita ko ari umurimo wakozwe. Ushobora kuba umurimo wakoreshwa amaboko y'umuntu, bishobora no kuba ari n'ibitekerezo, ariko icyo kintu umuntu yakoze yahaye umwanya we kikamubyarira, icyo tukita umurimo. Murakoze. Ubwo turi bugere no ku murimo nyine usanzwe, tugere ku murimo unoze, turebe umusaruro, turi bubyinjire mu buryo burambuye. Nababwiye ko ikiganiro cy'uyu munsi tureba ku murimo ndetse n'urubyiruko. Reka tubanze duse n'abajya hambere. Anato, urubyiruko ubundi mu muco wa Kinyarwanda rwatozwaga iyihe mirimo, rwabitorezwaga hehe? Abadukurikiye kugira ngo bavuge babimenye. Murakoze. Mu bihe byo hambere urubyiruko rwatorezwaga umurimo mu muryango, aho umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa babyiruka mu ibyiruka ryabo batozwaga imirimo, ariko rimwe na rimwe ugasanga iyo mirimo igendanye n'imirimo ishingiye ku gitsina. Nimbivuga gutyo wenda bishobora kudahita byumvikana neza. Umwana w'umukobwa yategurwaga kuzaba umwari w'u Rwanda, kuzarerera igihugu. Icyo gihe agatozwa imirimo ijyanye no kwita ku muryango, imirimo yo kunoza isuku, imirimo yo kwakira abantu, imirimo yo kwita ku bantu. Iyo mirimo rero yose yakoraga yabaga imuteguramo kuzaba umwari mwiza, kuzaba umubyeyi w'u Rwanda, unoza za nshingano zo mu muryango. Nawe umwana w'umuhungu iyo yabyirukaga yatozwaga imirimo y'amaboko, ariko ishingiye ku bukungu. Ukamusanga mu kumenya amatungo, ukamusanga mu kurinda ibyagezweho, byaba ibyo mu muryango n'ibindi agenda ageraho. Bamuteguragamo kuba umugabo uhamye, akaba umuntu w'intwari ufite ibigwi bifatika, ariko uzagira icyo ahindura. Babaga bamwitezemo impinduka zitandukanye mu muryango. Abo bantu rero ntabwo bakoraga imirimo imwe, barayigabanaga bitewe n'icyo igihugu cyabaga kibateguramo. Murakoze. Umuntu akurikiye yakumva ko umwana w'umukobwa yagiraga imirimo ye, uw'umuhungu akagira imirimo ye. Guhuriza hamwe, icyo twakwita kuvuga ngo niba umusore afite musaza we, ariko nanone habeho guhuza imbaraga mu muryango. Byabagaho, cyangwa buri wese yajyaga muri uwo mujyo, ibyo yatojwe akabigumana, undi akagumana ibye. Habagaho no guhuza imbaraga. Ntabwo navuga ko umwe yahamanaga ibye n'undi agahamana ibye. Icyarimo ni ukuzuzanya. Byabaga ari ukuzuzanya mu nshingano za buri umwe. Wenda aho byagaragariraga ni mu kwita ku bana. Igihe bantu bakuze bavuye mu rubyiruko babyaye bamaze kugira umuryango, ntabwo byabaga bivuga ngo
umwana agize ikibazo nyina niwe uzamwitaho wenyine, n'umugabo yagiraga uruhare mu kwita ku bana, ari ukubavuza, ari ukubamenyera imyambaro n'ibindi. Izo nshingano barazigabanaga, ariko bikavuga ko uzishinzwe by'umwihariko, uko sosiyete yashingaga umuntu inshingano, wabonaga ko umubyeyi w'umugore yahabwaga inshingano zijyanye no kwita ku muryango by'umwihariko, akanita no ku mugabo we. Ibyo bintu byo gukeyaringa, guha umuryango uburere n'uburezi no kuwitaho, ubibonaga wowe, izo nshingano wazibonanaga cyane umwana w'umukobwa, nicyo babaga bamutegura. Yego, murakoze. Mwari muvuze kuri ubwo bwuzuzanye, buri wese akagiraho ibyo atozwa, ariko ntabigumane wenyine, akanabisangiza mugenzi we. Ndagira ngo noneho mutubwire, aho ni mu rwego rw'umuryango, imirimo uretse iyo ngiyo y'umuryango, uburere runaka, umusore agatozwa ibi, umukobwa agatozwa ibi ngibi, kugeza bitoya akabimenya. Tujye noneho muri wa murimo, dufate urugero, niba umuryango wo kwa runaka ari aborozi, niba umuryango wo kwa runaka ari abacuzi, uwo murimo umwana mutoya cyangwa se umukobwa cyangwa umuhungu batangira kubitozwa bate, kugira ngo koko bitazasigara ku babyeyi, kandi wari umurimo uzwi kwa kanaka, bavuga bati kwa kanaka bakora ibi ngibi, ariko n'umwana wabo yakagombye kuba bivanamo isomo? Ndahera wenda ku mwana w'umukobwa. Iyo umwana w'umukobwa yageraga mu gihe cy'ubwangavu, yegeraga umubyeyi we cyane cyane, umubyeyi w'umumama akamwegera, n'umubyeyi yaramwiyegerezaga kuko yabaga abona ko umwana yamaze gukura, ndetse anageze no mu gihe cyo kuba yabyara, akagira umuryango nawe akagira inshingano. Icyo gihe rero wa mwana wabyirukiye ku mubyeyi w'umukozi, uzi kwita ku mugore, ku mugabo we, uzi kwita ku muryango, uzi kwita ku bashyitsi, uzi kunoza isuku, watojwe. Wa mubyeyi uko yabaga yaratojwe n'umwana abyaye, nawe yamwigiragaho ya mirimo yose yabaga akora mu rugo. Ukabona ni uruhererekane rw'umuco, harimo kwiganaho ibyiza bigamije guhindura imibereho y'abantu. Naho umwana w'umuhungu we yageraga mu bugimbi, usibye n'ubugimbi ho gatoya, yegeraga umubyeyi, ubwo ni se, bakamwegera, byaba mu kujya gutashya inkwi, byaba mu kuragira amatungo no kuyakemurira ibindi bibazo yaba yagira, ijyanye no wenda nko gushitura inka, kwahira, kuragira inyana. Naho ngaho bamuteguraga gake gake bitewe n'imyaka agezemo n'ubushobozi afite, ariko batagiye inyuma y'icyo azakora amaze gukura. Aho niho abantu niho bakuraga uwo muco w'umurimo no gukora. Ariko iyo ubwo twari mu muryango ho gato, ariko tunagarutse muri rusange, muri gahunda z'igihugu, habagaho n'itorero, abantu bagatozwa kunoza ibyo bakora, bakagira indangagaciro zo kunoza umurimo, zo no kuwukunda, bakabitozwa, bagatozwa kurinda igihugu cyabo, bagatozwa bya bindi byose bishobora kuzatuma ubusugire bw'igihugu butera imbere, umurimo uhabwa agaciro, ibyo bakora bigira impinduka bizana. Ibyo n'igihugu cyari kibifite, ntabwo byari iby'umuryango gusa. Murakoze. Ubwo impamvu narimbi bajije gutyo, turi mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rwamagana tuzi imiryango yagiye ivukamo abantu bakamamara mu gutwara igare. Ise akaba yaratwaye igare, umwana we akaritwara, wanakurikirana ugasanga hari n'umwuzukuru ashobora kuba ibyo bintu yumvaho ko ari ibintu byo mu muryango. Tuzi abakinnyi, ukumva umuntu yakinnye umupira, umwana we arakina, mubyara we arakina, n'abandi. Mu bijyanye noneho n'ubusizi nabwo byari uko, ukumva umuryango wari uw'abasizi, hakomokamo n'abandi basizi. Ibyo bintu byo gukunda
uwo murimo cyangwa se reka mbyite uwo mwuga ukomoka ku mubyeyi, byabaga ari rusange, byabaga ari umwihariko, abana babikundishwaga bate kugira ngo koko nabo bumve ko bafite n'uwo murage w'uko ibyo se yakoraga, uwo murimo watumye bakura ugomba guhabwa agaciro? murakoze cyane. Ikintu navuga kuri icyo kibazo, wenda mugize muti uruhererekane rw'umurimo mu muryango warusigasiraga gute? Icya mbere habagaho kuganira, ibiganiro binyuze mu bitaramo by'umuryango. Iyo umubyeyi yicaranaga n'umwana muri icyo gitaramo, umwana w'umuhungu yabaga ateze amatwi, nubwo atabaga yicaye cyane muri ba basaza bakuze, ariko aho yabaga ari yabaga atega amatwi, yumva ibigwi bya se, yumva icyo umuryango wahisemo gukora, nawe akagiha agaciro. Kuko iyo ugiye kureba umwana wese iyo avutse, hari agaciro aho umuryango yavukiyemo, ababona umubyeyi we nka se, nk'Imana. Buriya niyo mana ya mbere abona ku isi. Iyo avutse aravuga ngo mbonye umuntu, nta n'ushobora no kwemera yuko ise hari umuntu wanamunesha. Ni naho nabibonera muri psychology y'umwana, aba yumva se ari umuntu superieur w'ibintu byose biri ku isi. Rero iyo asanze hari icyo arimo gukora, agifata nk'ikintu gitagatifu, aravuga ngo iki data arimo gukora nta n'ikindi kibaho cyiza kibaho, kuko nta n'undi mwiza uriho. Ubwo nta wundi mwiza uriho, uyu ukora rero ibi ngibi n'ibyo akora nibyo byiza kuruta ibyo abandi bose bakora. Akagira icyo kintu cyo gukunda icyo umuryango ukora. Ariko tunavuye kuri urwo ruhererekane wenda rushingiye mu gaciro umwana abaho umubyeyi, twajya no mu bintu bijyanye n'impano mu maraso. Umubyeyi ashobora kubyara umwana, ariko akagira icyo amukuraho kijyanye n'amaraso ye. Ndajyanisha wenda mu bintu by'impano byo gutwara igare, impano zo kuririmba, impano zindi zitandukanye. Ibyo usanga ari ibintu bigenda muri gene. Umubyeyi akaba yaha umwana uwo murage ariko uciye mu maraso. Ibyo byose iyo bihuje, ushobora kubikuramo icyo ngicyo, ko uruhererekane rw'imirimo usanga ruba rushingiye ku muryango. Ugasanga umuryango w'abarimu, umuntu yavutse ari mwarimu, ari diregiteri, n'abandi bose babaye abarimu, utarabaye diregiteri yakoze muri minisiteri y'uburezi, ariko usanga ntibagiye nyuma y'icyo umuryango wakoraga na mbere hose. Ibyo rero bishobora gushingira ku ruhererekane ruciye mu maraso, cyangwa rugashingira ku ruhererekane ruciye mu burere n'uburezi umwana yahawe, runashingira kandi ku gaciro umwana abaho umubyeyi mu mabyiruka ye. Murakoze. Birumvikanye ko ubwo burere cyangwa se n'uwo murimo watozwaga guhera mu muryango, kandi koko abana bakabitora bakanabikora, bakumvira. Ariko ubwo mbere y'uko tugera muri ibi bihe mu kanya tugiye kwerekezamo, tubanze hambere gatoya. Iyo umwana yakuriraga mu muryango, umwarimu nk'uko wari ubivuze, cyangwa se umuryango, dufate abakora umurimo w'ubuhigi, ko naho ibi ni bimwe mu byakorwaga. Iyo umwana yashakaga sinzi niba nivuge kugira nka inspiration, guhindura iby'iwabo bakora akaba yabyigira ahandi, byagendaga bite kugira ngo uwo murimo wo ukabona hirya ukunze yawutozwa gate kugira ngo nawe abe yawujyamo kandi atabikomora mu muryango? Ibyo wenda navuga ko ntabwo ndi mukuru cyane, ariko igihe wenda nanjye nabyirukiye ntabwo ari vuba ngo mvuge ngo ibyo simbiziho. Usibye ko bitari bikunze no kubaho, umwana wavukiraga mu muryango ntibyabaga byoroshye ko yajya kure y'umuryango. Iyo yajyaga no kure y'umuryango, hari igihe bavugaga yuko agiye gutara ingeso mbi. Yaba umukobwa bati buriya atubereye icyomanzi, yaba ari umwana w'umuhungu bati atubereye ikirumbo, avuye mu muryango agiye kurahura indi mico twebwe tutazi. Icyo gihe rero uwo mwana byarashobokaga ko yajya
kurahura indi mico ishingiye ku mirimo yabonye ahandi, ariko ntibyamworoheraga, ntabwo byamworoheraga, bitandukanye n'iby'ubu, kuko ntabwo sosiyete y'icyo gihe yemereraga umwana kurererwa ahategereye umuryango. Umwana yari ari mu muryango, umuryango umubumbatiye cyane kuruta uko ubu ngubu bimeze. Byabagaho ariko ntabwo byari kenshi. Murakoze. Turimo turavuga ku murimo n'urubyiruko, ariko nanone tureba uwo muco wo gukunda umurimo, uburyo watangiriraga mu muryango, ubyiruka agakura, koko agakurana uwo muco wo gukora, akavana amaboko mu mufuka, akiteza imbere ashingiye ku buryo ababyeyi be barakora bakamutunga, bagatuma agira aho ava n'aho agera. Noneho Bwana Anatole, urumva ntibyari byoroshye ko urubyiruko ruva ahantu runaka rukajya kwigira ahandi, bitewe n'izo mpungenge ku babyeyi bavuga batashobora kugenda karahura ibindi bitari byiza. Izo mpungenge rero ntibyadindizaga iterambere ry'urubyiruko ubwo ngubwo? Ndabyemera ko iterambere ryadindiraga, ariko nanone umuco wabonaga, umuco ntabwo wagiraga ibiwuvangira, bigatuma nyine mu rwego rw'ubukungu hari ibyadindiraga iyo uvuga ngo umuntu ntiyemerewe kurenga imbibi z'ahari, kandi tuzi neza yuko akanyoni kagurutse katamenya iyo bweze. Ubwo tumenya yuko rero twahamanaga bikeya, n'igihe sosiyete yaba ifite byinshi ariko twe tugahamana bikeya kuko tutavuye aho turi. Icyo umuryango waba gushyize imbere umuntu yanashingiraho, ni uko umuryango ubwawo wiyemeraga ko ibyo ufite ari byo bifite ireme kuruta iby'abandi. Genda bishingira ko nk'umuryango ukennye, nta nubwo umwana yamenyaga ko umuryango ukennye, kuko kumenya ko umuryango ukennye ni uko wabonye undi muryango ukize. Ariko utabonye undi muryango ukize, we wahamana bya bindi byawe kumva ko ari bwo bukire ufite. Rero ubisesenguye hari icyo byabangamiragaho, ariko ba nyirabyo ntibanamenyaga ko babangamiwe, kuko ntaho bavuye nta naho banagiye. Yego, murakoze. Noneho tuze muri ibi bihe Bwana Nkusi, duhere mu karere ka Rwamagana ndetse n'ahandi mugenda muhura n'urubyiruko. Ubu urubyiruko navuga ngo umurimo uhagaze ute? Urubyiruko rushishikajwe n'iki? Hashyirwa imbaraga ni hehe kugira ngo koko rwumve ko nk'uko bikunze kuvugwa ari amaboko, hari imbaraga z'igihugu, rutagomba kwicara gusa ngo ruvuge ngo wasanga hari abazabidukorera? Murakoze. Kuri icyo kibazo mumbaje muti urubyiruko rw'ubu turubona dute mu gushishikarira umurimo, binagendanye n'icyerekezo nyine igihugu giha urubyiruko cy'uko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Nshingiye kuri icyo, igihugu ntacyo kitakoze. Igihugu cyo kiba cyatekereje imirongo migari myinshi ifitiye akamaro urubyiruko, ari ugushyiraho gahunda yo kwihangira imirimo ikanashyirwamo ubushobozi, ari n'ubundi buryo bwose, kwiga imyuga. Ibyo byose ni ibishishikariza urubyiruko gukunda umurimo. Ariko ndagaruka ku cyo nari nanavuze cyari mu muco wo hambere. Ntushobora gukundisha umuntu ikintu ugeze mu gihe cy'ubukure ataragitojwe mu bwana. Ubu rero urubyiruko rw'iki gihe iyo urureba ukarusesengura, ubona indangagaciro y'umurimo irahari, ariko ibisigasira ni bikeya, kuko rufite ibibarangaza byinshi. Barangariye kuri social media nayo batazi gukoresha, barangariye mu bindi ubona umurimo nta abawuha agaciro ukurikije uko igihugu kiba cyarashyizemo imbaraga. Baba bake kuko hari n'ibyo wenda umuntu ashobora gutekereza byafashaga abo hambere gukunda umurimo. Hari imirimo umwana akaba azi ngo mu rugo ngira imirimo iyi n'iyi, nzavoma amazi,
nzasenya inkwi, nzaragira inka, nzaragira inyana. Mbese umwana akaba ari mu rugo ariko afite inshingano zo mu rugo zihari. Uyu munsi rero amazi ari mu rugo, inka zifite umushumba, umutekera arahari w'umukozi, amakara aba yaguzwe, hatari amakara hari gaze. Muri make hari n'igihe umubona ukabona nta n'icyo afite cyo gukora. Aho rero ni ahantu ababyeyi bakwiye kureba cyane, njye niko navuga, ababyeyi bakwiye kuhareba cyane. N'umukozi yaba hari umwana ukamwumvisha yuko uwo mukozi ejo azagenda, umwana agasigara akamenya niba umukozi ahari ko nawe agomba gufata za nshingano umukozi afite n'agakora. Umwana akabyuka kare agakiza imyanda, umwana akabyuka kare agategura ibigomba gutegurwa kugira ngo abantu babeho, yaba amafunguro n'ibindi. Ntitwizere ko wenda twagize iterambere ibyo byose bitwegereye, ariko tukanareba twebwe dushoboye iki, twakora iki. Rero mu bijyanye n'umurimo, ubumenyi urubyiruko rurabufite bwinshi, bwaratanzwe, ubumenyi burahari, ariko umuco ni ugukomeza guhozaho tukigisha. Umuco usanga ari muke, ubumenyi bwarabaye bwinshi. Mbere abantu ntibabaga batarize, abantu barize, bafite amadiplome, bafite buri kimwe cyose. Utafite diplome afite umwuga yize, ariko kuwukoresha, kuwubyaza umusaruro, ngo umuhindurire ubuzima, ubona uwo muco ukeneye gukomeza gushyirwamo imbaraga nyinshi zishoboka kugira ngo tugere aho twifuza. Murakoze. Bwana Anatole, muvuze ku kintu cy'urwo ruhererekane mu bijyanye n'umurimo, tuma nibaza ikintu kandi koko nkaho uhura n'urubyiruko munsi ku munsi, mwagira icyo murubwira. Hari abarangiza amasomo, niba yarabyirukiye ahantu runaka, ariko ugasanga ashishikajwe no kujya kuba kwa anko mu mujyi, haba no mu mujyi wa Rwamagana, haba i Kigali, haba n'ahandi, ariko ntashake gutekereza. Afite ubwenge, arabufite, ubumenyi arabufite, ariko ntatekereze, agashaka mbese kujya kuba muri ahamaze kugera ibyiza gusa. Nyamara twabonye ko umwana yarebaga ibyo mu muryango bakora nawe akabikora, bikamugirira akamaro. Abo bashaka kujya kuba kwa anti, kwa tonto, bo bite kugira ngo murababwira iki kugira ngo koko nabo bumve ko bagombye bwa bumenyi bafite batekereze, bumve ko nabo ubwabo ari igishoro. Ndavuga bwa bumenyi bafite n'igishoro gikomeye. Urakoze. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza. Icya mbere njye nabwira urubyiruko kuri rutiyumvamo inshingano. Icya mbere harimo kutigirira icyizere, kumva ko ntacyo ashoboye, nyine agiye gusoroma amatunda yeze, ariko we kuyabiba, kuyabagara, kuyatunganya kugira ngo azabe amatunda ye ayarya yarayavunikiye, akanabigiramo intege nke, akavuga ngo biriya sinanabishobora, reka njye hariya birahiye, hariya niho nzakomeza kuba. Ibyo ubundi mu Kinyarwanda ni ubugwari. Ni ubugwari kudafata inshingano kandi ugejeje igihe cyo gufata inshingano. Ikindi kintu nabonye kirimo, ibyo uvuze byo ndabyemeranwaho nawe, niko urubyiruko rwinshi iyo myumvire irahari. Ikindi kintu kirimo ni no kutagira ishyaka. Kutagira ishyaka ry'iwanyu ngo uvuge ngo niba hanaciriritse, ese ho ntihatera imbere ko na hariya hateye imbere hashobora kuba harigeze. Nta iwanyu haciriritse habaho. Yego, hari abafata rero nk'ahaciriritse, bavuga ngo hariya kuko hari biriya iwacu bikaba bidahari, reka njye hariya biri. Ariko ubundi mu muryango umuntu yakabaye aba proud y'umuryango, aba yashimishwa n'umuryango. Uko icya mbere nabwira urubyiruko, icyo utahisemo ntugashake no kugitesha agaciro. Aho wavukiye ntiwigeze uhahitamo,
wisanze wahavukiye, hari umugambi w'Imana watumye uvukira aho hantu, icyo ubusabwa ni ugukora ari ibyo ubona bitameze neza ukabishyira mu murongo, ko niyo misiyo wahawe. Ibyo ubona bimeze neza ukabisigasira, iyo ni misiyo. Ariko icy'ingenzi ukagira ishyaka ry'aho wavukiye, ukahakunda, ukashaka kuhateza imbere, ukahakorera. Bituma uba umugabo nyine, bituma uba umugabo wihesheje agaciro, utasuzugurwa na buri wese. Icyo rero njyewe ku bwanjye njye nabanje kugifata nk'ubugwari, nkifata nko kutagira, kuba uri umuntu udakunda impinduka, wumva waba mu bintu bimwe, ubunebwe bukakubata. Icyo ntabwo ari indangagaciro z'umunyarwanda. Igihugu mu byo dutoza icyo ntitunagitoza. Abantu batozwa umurimo kuwukora bakawunoza. Iyo ufite iyo myumvire uba ugifite urugendo runini rwo kuzatera imbere, uba ukiri umuntu wo kwegerwa cyane, ukagirwa inama. Ariko nanone turagaruka ku bashyigikira ibyo. Umwana akamara ukwezi, akamara amezi 2, akamara 3 iwawe, ubizi neza ko afite umukecuru mu cyaro, ufite umusaza mu cyaro, wirirwa mu nka, urwara akabura umuha amazi, nawe wa mwana waramugwatiriye abiwawe. Ibyo nabyo ubwabyo nabo ngabo turabagarukaho. Bakagombye kuba ababyeyi nabo bareba bakavuga bati uyu mwana twamugira nama ki kugira ngo ajye gufasha n'abariya, kuko baramukeneye. Ntumufate mu nyungu zawe ngo abiwawe anywe arye aryame, ariko kandi ubona n'iwabo harimo gusenyuka. Ibyo nabyo abo nabo twabakebura, twababwira ko ntabwo tuba turerera u Rwanda. Icyo gihe tuba turimo guteza imbere umuco w'ubunebwe, no iterambere ryacu birahadindirira. Murakoze. Anatole, nk'umuhuzabikorwa w'ibigo by'urubyiruko mu karere ka Rwamagana, turimo kuvuga ku muco wo gukunda umurimo, ariko tunabihuza n'urubyiruko. Urubyiruko rwo muri Rwamagana, imirimo twavuga ngo ihari ni iyihe? Ese muri ibyo bigo icyo navuga ngo umwihariko ni uwuhe? Rubagane rute kugira ngo koko bimwe mwahoze muvuga muti ibyo by'ubugwari, kudakora ni ubugwari, ariko hari ushobora kuvuga ruti twabuze icyo dukora. Murabahihe nama, babagane gute, babasange hehe? Bari za Rubona, bari Karenge, za Gahengeri, za Muhazi no mu yindi mirenge itandukanye, bavuga bati baratubwira gukora ariko ntiturimo kubona icyo dukora. Murabahihe nama? Inama twatanga ku bantu bari mu cyiciro cy'urubyiruko batekereza ko icyo gukora cyabuze, inama ya mbere twabaha ni ukudasuzugura umurimo, kudatoranya icyo ukora, kumva ko wakora icyo ari cyo cyose gipfa kuba kikwinjiriza kandi kitabangamiye sosiyete, byaba mu buhinzi, byaba mu bworozi, byaba mu gutwara abantu n'ibintu, byaba muri serivisi zitandukanye, ukiyangaja ugakora. Akarere ka Rwamagana gafite amahirwe menshi, gafite amahirwe cyane mu buhinzi n'ubworozi. Ni akarere kabereye ubuhinzi n'ubworozi, byaba ku kirere, ku butaka no ku masoko. Kuvuga rero ngo umuntu ufite imbaraga, wize cyangwa utaranize ariko ufite imbaraga, muzima, yabuze icyo akora mu karere ka Rwamagana cyangwa mu Rwanda, ikibazo gishobora kuba kiri mu mitekerereze ikiri hasi, ijyana n'ubwibone, akumva ko atahinga, narize mfite diplome sinahinga, nyamara saa sita ugasanga akeneye ibyavuye mu buhinzi. Hano rero ngira ngo niba mwabibonye mwinjira mu kigo cy'urubyiruko, mwabonye ubuhinzi butandukanye, dufite uturima tw'igikoni, dufite ubuhinzi bw'ibishyimbo by'imiteja, buri hano hepfo, mufite imboga. Ibi ni ibintu bigaragariza urubyiruko ko ari ubuhinzi bushoboka, ari n'ibindi umuntu ashobora gukora bishoboka kandi bikamutunga. Ngira ngo hari aho
turi bubereke dukorera imashini zitunganya umusaruro, zihura imyaka zikanayigosora dukora nk'urubyiruko. Hari aho muri bubone urubyiruko mwaruciyeho ku ikoranabuhanga, hariya naho ni imirimo baba bareba innovation zitandukanye. Akenshi tubashishikariza kureba zino shene, hari shene z'Abanyakoreya, shene z'Abahinde, shene z'Abashinwa zikora imitako, zikora utuntu dutandukanye mujya mubona tujyana muri Connect. Mwabonye abandi ruguru bakora inkweto, dufite inkweto nziza, isoko rya Rwamagana turaryiharira. Mwabonye abari mu budozi, mwabonye abari muri media, mwabonye abari mu mitako itandukanye. Murumva abantu b'abahanzi hano muri sale barimo baririmba, bari mu mahugurwa ngo banoze ibyo bakora. Icyo gukora nakubwira ko nabwira abakurikiye itangazamakuru turiho ko kitabuze, ntabwo cyabuze, ahubwo icyabuze ni uguhindura izo ndangagaciro zo bantu bakumva, indangagaciro zo gukunda umurimo no kuwunoza. Icyo ngicyo nicyo dushyiramo imbaraga cyane, icyo dushishikariza urubyiruko kumva yuko akazi akariko kose kakwinjiriza, kaguhindurira ubuzima, utakabaye ugasuzugura, ugaha umwanya, ukagaha agaciro, ukagakora ugakunze, ko kakuvana kuri kamwe kakakugeza ku kandi. Aha ndabivuga niheraho, jyewe ndangiza kaminuza byari mu 2014. Nari mfite n'ubu mukuru wanjye yigeze kumbwira ati ariko waje tukajya i Kigali urarangiza kaminuza ujye kuba mu cyaro uzabona akazi. Ndamubwira ariko ntanaho nasize nkaziritse, aho i Kigali ntaho nakaziritse, mvuye ngo ngiye ukaziturayo nkabone. Nafashe isuka njya mu cyaro iwacu i Munyaga, ndahinga, ndorora. Akazi kansanze muri ibyo. Isomo nakuyemo nuko ntiwakabaye usuzugura icyo ufite mu bushobozi igihe nta kikiruta kindi urabona. Ubwo icyo ufite uwo munsi nicyo ufite, nicyo uha agaciro, nicyo ushingiraho. Ikindi cyazaza kigisumba ukaba wakigisimbuza, kikagufasha kuzamura cya kindi wari ufite, kikanazamura n'ibindi by'umuryango uba ugukeneyeho. Ariko kudasuzugura icyo ufite mu bushobozi ntugitesha agaciro igihe utarabona ikindi kikiruta. Ibyo rero twarabikoze, n'ubu turacyabikora. Mu buhinzi n'ubworozi turacyarimo. Ushobora kunsanga mu biro, ushobora kunsanga mu murima, ushobora kunsanga mu matungo, ushobora no kunsanga n'ahandi, kuko umuntu wakoze amafaranga yabigenje neza. Yigeze yandikaho amafaranga aho yakuye. Wayakura mu gucukura tuwarete, wayakura mu gutunda ifumbire, ntabwo babyandikaho. Cy'ingenzi aba ari amafaranga asa nayo uwakoze mu biro afite. Icyo rero abantu bagomba kucyumva cyane. Umurimo umuntu ntawusuzugure. Iyo usuzuguye umurimo nawe uba wisuzugura, uba witesha agaciro. Nsoza nabwira urubyiruko ko imfura y'ubukene ni ubunebwe. Imfura y'ubukene ni ubunebwe. Iyo ugize ubunebwe ugasuzugura ibintu ukagira gute, ikintu ubona bwa mbere cyihuta imfura y'ibyo ngibyo uba wikururira ni ugukena. Uhita ukena nyine. Imfura y'ubunebwe ni ubukene. Imfura y'ubunebwe ni ubukene. Murakoze. Imfura y'ubunebwe ni ubukene. Nakongereraho ko ubuheta bw'ubunebwe ari ukwinenaguzwa. Yego. Niko umuntu yabyita. Hanyuma Anatole, tugana ku musozo, twabuze umurimo n'urubyiruko, tubwiye muri Rwamagana ko hari ayo mahirwe menshi kuko hagaragara, ariko nanone bahanure n'ufite uwo murimo n'utekereza kuwujyamo kugira ngo awukore koko ari umurimo unoze utanga umusaruro. Hari ugukora, hari no kunoza ibyo ukora. Icyo rwose cyo murakoze kuba mukinyibukije. Iyo ukora ikintu mbere na mbere urabanza ukagikunda. Gukunda ikintu
ukagiha umwanya wawe ukagitekereza, ukakiga, ntugihubukire. Icyo gihe umusaruro ugezeho uwo ari wo wose ugera byanga bikunda umusaruro ugezeho utandukanye n'umusaruro w'ibyo wagiyemo utabikunda, wabihubukiye, wigana abandi, ibyo byose bikugeza ku musaruro utandukanye. Iyo ubikunda rero ukabiha umwanya ukabyitaho, nabyo bikwitaho. Kunoza ibyo ukora bigendana no kugira ubumenyi. Ntushobora kunoza akazi cyangwa kukanononsora utagafitiye ubumenyi. Turashishikaza mbere na mbere urubyiruko kwiga, byaba kwiga imyuga, byaba kwiga amasomo asanzwe, ariko icyo ugiye gukora ukaba ugifitiye ubumenyi. Ikindi turabashishikariza no kugira amakuru. Hari igihe ushobora gukora ibintu ukabitangira ukabona umusaruro, ariko kubera amakuru makeya ufite, wa musaruro wawe ntumenye aho woriyanta, ntumenye aho uwujyana. Kugira amakuru, kugira ubumenyi, ibyo ni ibintu bifasha umuntu kunoza ibyo arimo. Ikindi ntabwo wenda navuze Rwamagana, nta nubwo turi n'abanebwe, ntabwo turi abanebwe. Ugiye Karenge ubona ibikorwa by'urubyiruko bifatika, muzagira wenda umwanya wo gusura ibikorwa by'urubyiruko bitandukanye biri mu karere ka Rwamagana. Karenge dufite urubyiruko rukora, dufite urubyiruko Munyaga rukora, dufite urubyiruko Musha rukora, dufite urubyiruko Fumbwe rukora. Imirenge yose tugiye dufitemo ibikorwa by'indashyikirwa bikorwa n'urubyiruko. Aho wenda ndatanga urugero, dufite ubworozi bw'amafi muri Kareremba mu kiyaga cya Muhazi, ku myaro ya Fumbwe, umwaro wa Muhazi, Kitazigurwa na Byeza. Aho hose tuhafite imyaro twororeyeho nk'urubyiruko. Bwana Natore, dusoza tunabashimira, mwavuze byinshi bigenda bigerwaho n'urubyiruko mu karere ka Rwamagana by'umwihariko, kandi koko biri muri wa mujyo w'uko bigerwaho kubera ko rwitabiriye umurimo. Ariko aho mukibona hakiri intege nkeya ni hehe? Ibibazo bikiri mu rubyiruko navuga by'umwihariko muri Rwamagana, twavuga tuti mugiye muhangara nabyo mugiye gushakira ibisubizo ni nk'ibi? Murakoze. Ibibazo usanga mu rubyiruko rw'akarere, si n'urw'akarere ka Rwamagana gusa, n'igihugu muri rusange, ni ibibazo dusangiye turi benshi. Icya mbere ni ikibazo cyo gushaka ibyiza batavunikiye. Ikibazo cyo kumva ko gushaka kugera ku musaruro utavunikiye. Icyo mu rubyiruko turacyakibona. Ikindi ni ukwihuta mu bintu, akumva ko niba yatangiye ubuhinzi natabonamo amafaranga ya naya bwa buhinzi azahita bureka. Kudashikama mu byo umuntu yaba yatangiye, mu byo urubyiruko rutangira. Kutemera ibihombo. Hari uhinga cyangwa korora yagira igihombo gato akaba bivuyemo, kandi aho abiviriyemo ariho yaragiye kunguka, noneho ariho yaragize ubumenyi muri cya kintu, amaze kumenya icyamuhombeje, agiye kugikosora ku cyiciro cya kabiri, ariko cya cyiciro cya kabiri ntagire ubutwari bwo kugikora, ahubwo akaviramo aho yaragiye gutangirira kunguka. Ikindi ni indangagaciro umuntu yavuga urubyiruko ubona rutaragira. Iya mbere, indangagaciro yo kumenya gushaka ibisubizo naho bitari, kwishakamo ibisubizo. Rimwe na rimwe rugashakira ibisubizo aho bitari. Shakira ibisubizo mu biyobyabwenge, gushakira ibisubizo mu bwomanzi, gushakira ibisubizo mu bubandi. Abantu bagashaka gushakira ibisubizo aho bitari. Kwiga gushaka ibisubizo, aho naho turacyahabona nk'imbogamizi, ariko nicyo dushinzwe, nicyo dukora umunsi ku wundi, guhindura iyo myumvire yo kumenya kwishakamo ibisubizo no gushakira ibisubizo igihugu n'abaturage n'umuryango nyarwanda muri rusange.
icyo ngewe iyo nkibona, hari n'igihe nkishinja n'umuryango muri rusange. Ubundi umwana apfa mu iterura. Umwana iyo wamureze neza, umwana iyo mwabanye, umwana iyo umugira inama, iyo umuba hafi, umwigisha byose, ukamwigisha no kwishakamo ibisubizo no gushakira ibisubizo umuryango nawe ubwo atiretse. Icyo rero ni imbogamizi, ariko tugisangiye turi benshi, tugisangiye n'ababyeyi b'abana, tugisangiye n'abandi bose bashobora kudufasha muri ubu buryo bwo guhindura imyumvire, ari narwo ruhare tubasaba nk'abanyamakuru, kujya mudufasha ibi biganiro bihindura imyumvire y'urubyiruko bikaba kenshi gashoboka, kuko ikibazo ntabwo kiri ku gihugu, ikibazo kiri ku rubyiruko. Igihugu cyatanze byose bishoboka, kirakomeza no gutanga ibindi. Ibyo rero nibidashingira ku ndangagaciro nzima turimo tuzubaka, tuzakomeza gusigasira, ibyo igihugu kizajya kiduha n'ubundi nta kamaro bizajya bitugirira, kuko ibyo byose bishingira ku ndangagaciro. Turashimira igihugu kidutegurira itorero, kikadutegurira ari n'ubufasha bundi butandukanye mu buryo bw'iterambere. Ibyo twebwe tubibona nk'amahirwe iyo tubisesenguye, ariko turanashishikariza urubyiruko gukomeza kubibona nk'amahirwe. Hari ababibona nk'impano, bakabibona nk'ibintu bashobora no kwishyuza, ko batanabihawe bashobora kugira aho babibariza. Twe turabasaba kutabibona gutyo, abantu bakabibona nk'amahirwe ashobora kuza rimwe irindi ntaze, tukabibona nko kwigomwa kw'igihugu, kuko hari byinshi kiba kigomba kuba cyashyiramo ubwo bushobozi kikabugarura ku rubyiruko, tukanabibona nk'agaciro igihugu kiba giha urubyiruko, gitegura ejo hacyo, ejo h'igihugu heza hashoboka. Ibyo rero turashishikariza urubyiruko kubiha agaciro, kubyiyumvamo no kubisigasira. Murakoze. Murakoze cyane. Anatole yigeze kutubwira imirimo itandukanye mu yo yavuze, we wakurikiye iki kiganiro, aho twavuze ku murimo n'urubyiruko ndetse no kuwuha agaciro kuko ugakorwa ari umurimo unoze. Nta murimo rero twumvise wateza imbere urubyiruko wo kuryamira, nta murimo twumvise wateza urubyiruko wo kujya kuba kwanko cyangwa kwa tante nk'uko mubivuga ntacyo uhakora. Nta murimo yatubwiye wateza imbere urubyiruko wo kubyuka ruhagaze ku muhanda rukoze mu mifuka. Ubwo buri wese yitekerezeho, twavugaga ku murimo ndetse n'urubyiruko. Reka nshimire bwana Anatole Nkusi, umuhuzabikorwa w'ibigo by'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Ikiganiro ni umuco n'amateka, tugira umuco wo gukunda umurimo. Mwari kumwe na Tisiane Mbangukira, mwese mugira ibihe byiza.